ni itsinda rigizwe n'abofisiye 11 baturutse muri Sudani y'Epfo bakaba basobanuriwe imikorere ya Rwanda Peace Academy cyane cyane mu guhugura abasirikare b'abagore n'abagabo mu kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi nk'uko bikomeza bisobanurwa na retired Colonel Jules Rutaremara umuyobozi w'ikigo cya Rwanda Peace Academy. Ubundi muri rusange bari mu Rwanda kwiga ku bintu bijyanye na ukuntu bateza imbere genda uringane, ukuntu bateza imbere abari n'abategarugori, ariko biga ibyo u Rwanda rwagiye rukora, ndetse ngirago n'u Rwanda narwo rwiga nabo ko ibyo bagiye bakora. Icyabazanya aha rero murabizi bari barasuye inzego zindi. Twe rero turi ishuri, natwe mu byo twigisha cyane cyane ibyo ni ibintu bikomeye. Tubabwira ko twebwe cyane cyane turwana no kureba yuko ibikorwa harimo abari n'abategarugori nibura benshi. Icya kabiri nuko tubaha empowerment. Abofisiye beritswe uburyo hatangwa amasomo ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'izo muri Afrika muri rusange. Umukozi wa Ministeri y'Ingabo muri Sudani y'Epfo James Morowere ndetse na Lieutenant Colonel Aditi Arija umusirikare mu ngabo za Sudani y'Epfo barishimira ubunararibonye bungukiye muri uru ruzinduko. Yego, abitabiriye amahugurwa bagaragaje ko abantu hafi ya bose bategereza ko ibirebana n'amategeko mu gisirikare bikorwa n'abagabo, ariko sibyo. Abagore bakora ibintu byinshi kandi bikorwa n'abagabo. Mu byo batweretse uyu munsi hagaragajwe uburyo bombi ari magirirane, kuko batugaragarije umubare w'abagore n'abagabo kukenewe mu gutanga umusaruro w'ibyakozwe, kuko bose bahuguwe. Ni ingenzi kuko twabonye abagore bambaye impuzankano zifite ibirango kandi bari kuri gahunda kandi bafite ubushobozi bwo gukora icyo ari cyo cyose. Generale Malake Ajoke wo muri Sudani y'Epfo waruhagarariye iryo tsinda ry'abofisiye yavuze ko batahanye umukoro ukomeye bagiye gusangiza bagenzi babo. The genocide in Rwanda in 1994 and how Rwanda became very united. Iyo urebye jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ukareba ko kuri abanyarwanda bongeye kuba umwe kandi bafite amahoro, ni ikintu dukwiye kwigiraho cyane ko nk'igihugu cyanjye kirimo intambara. Rero naje kureba mu by'ukuri ibanga abanyarwanda bakoresheje kugira ngo bave muri ya minsi mibi, tukaba tuvuga izindi nkuru uyu munsi. U Rwanda ntirufite umutungo kamere nk'uko bimeze mu gihugu cyanjye, ariko ruri mu bihugu biri gutera imbere cyane. Ni igihugu gifite isuku n'amahoro. Ubu nsubiranye ibintu byinshi bigiye gusangiza abayobozi bagenzi banjye ku buryo tuzakora ibishoboka byose Sudani y'Epfo ikamera nk'u Rwanda. So that if possible then we can make South Sudan as Rwanda. Iri tsinda ry'abofisiye bo muri Sudani y'Epfo bari kumwe na Colonel Ronald Rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, aho yakomeje kubasobanurira ko igisirikare cy'u Rwanda gikomeje gukora ibishoboka byose mu gutanga ubumenyi haba ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'izo muri Afrika mu kubungabunga umutekano w'abaturage. Robert Byiringiro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.